mu myaka 5 ishize ingano y'umusoro wa TVA winjira mu isanduku ya leta yikubye hafi inshuro ebyiri. Igiteranyo cy'uyu musoro kiva kuri miliyari zisaga 259 z'amafaranga y'u Rwanda ahari mu mwaka w'ingengo y'imari 2013-2014. Hanyuma mu mwaka w'ingengo y'imari 2018-2019 uyu musoro ugera kuri miliyari zisaga 458 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musoro wa TVA ari nawo twita umusoro ku nyongeragaciro. Muri imyaka yose uruhare rwawo mu misoro yose ikusanywa mu gihugu ntabwo rwigeze rujya munsi ya 32%. Uyu ni nawo musoro winjiza amafaranga menshi mu misoro yose abaturarwanda batanga ijya kunganira ingengo y'imari y'igihugu. TVA ubundi ni umusoro utangwa n'umuguzi wa nyuma ku buryo icyaguze agicibwaho amafaranga y'u Rwanda angana na 18%, ariko amafaranga akaba ari muri cya kiguzi yatanze. Ni umusoro utagoye na gato gutangwa kuko twabagura nta kintu na kimwe dusabwa usibye kujya mu nzu y'ubucuruzi aho duhahira bakaduha ibyo dukeneye, maze twajya kwishyura bakaduha inyemezabuguzi yemewe y'ikoranabuhanga rya IBM. Ako kanya bakiguha fagitire kawe, wa musoro ukatwa mu kiguzi watanze, maze ugahita winjira mu isanduku ya leta ukabutanza umusanzu wawe mu kwiyubakira igihugu. Uyu musoro rero kunyongera agaciro mu by'ukuri ni umusoro w'ingenzi mu misoro yose yakirwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ni umusoro w'ingenzi kubera ko twavuga ko wakirwa buri munsi, ukishyurwa buri kwezi cyangwa se buri gihembwe n'abawakiriye bakawugeza mu isanduku ya leta. Hanyuma rero waza kureba n'uruhare rwawo ku ikusanya ry'imisoro yose muri rusange, ugasanga ubu ufite ikigereranyo cya hagati ya 33 na 35% by'imisoro yose yakirwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Nanone uruhare rwawo ntabwo rugarukiraho kubera ko ni umusoro ubarwa ku gaciro k'ibyacurujwe. Agaciro k'ibyacurujwe rero nanone niyo fondation, sinzi ukuntu nabyita, niyo base, niho n'umusoro ku nyungu hera. Ubundi umusoro nawo ku nyungu hera ku byagurishijwe, ni ukuvuga agaciro k'ibyagurishijwe ibyacurujwe, ukaza kuvanamo ibyatunze umwuga cyangwa se ibyaranguwe, ukabona kugera ku nyungu nyakuri. Birumvikana ko rero umusoro ku nyongeragaciro cyambere ni amafaranga leta ibona mu gihe navuga ko cyihuse, ariko kandi ugatangwa n'abaguzi, akaba ari umusanzu w'abaguzi. Nanone ukaba ni ishingiro ryo kuzabara umusoro ku nyungu bitewe n'uko byose bishingira ku mafaranga yacurujwe. Uruhare rwawe rero umuguzi ni ingenzi kubera ko mbere y'uko wishyura usaba y'uko baguha inyemezabuguzi. Iyo nyemezabuguzi rero igaragaza agaciro k'amafaranga agomba kujya ku mucuruzi, ariko ikagaragaza n'agaciro k'amafaranga agomba kujya mu isanduku ya leta ariyo TVA twavugaga 18%. Birumvikana ko mu by'ukuri iyo bonye urwo rupapuro y'uko wishyuye amafaranga uba ufite icyizere y'uko ayo mafaranga azagera mu isanduku ya leta. Uruhare rw'umuguzi rero ni ingenzi. Icyambere ni uko yaka uburenganzira bwe ari bwo bwo guhabwa reçu cyangwa se ikigaragaza yuko yishyuye koko, yishyuye umusoro wa TVA. Iyo asabye rero inyemezabuguzi ya IBM biramworohera cyane kubera ko amakuru ari kuri iyo nyemezabuguzi ajyanye ndetse n'uwo musoro yishyuye, ikigo cy'imisoro n'amahoro kirayabona ako kanya, bityo rero kikamenya ingano y'umusoro wose uzishyurwa wa TVA wishyuwe n'abaguzi. Urumva rero ko mu by'ukuri umuguzi ni ingenzi ko asobanukirwa ko ari wishyura TVA, ariko nanone akamenya yuko kugira ngo uwo musoro uzagere mu isanduku ya leta ari uko yaka ndetse agahabwa fagitire ya IBM. Hari impamvu nyinshi zitangwa n'abakurikiranira hafi iby'umusoro ku nyongeragaciro cyangwa TVA, kwigiye twabaguzi twakumva neza icyo umusoro maze buri munyarwanda wese yabibonamo inyungu kandi mu buryo atatekerezaga. Muri uyu mwaka w'2021 imibare y'ikigo kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko abanyarwanda basaga miliyoni 12. Buri munsi habonetse abaguzi bajya mu iduka, butike cyangwa se irindi hahira iryo ari ryo ryose,
hanyuma buri umwe akagura igicuruzwa cy'amafaranga nibura igihumbi. Aha buri umwe aramutse yibagiye kwaka inyemezabuguzi yemewe, bisobanuye ko wa musoro wa TVA ungana na 18% uba uri muri cya gihumbi wishyuye uyu uhita uburirwa irengero. Aha icyo bishatse kuvuga nuko buri munsi nibura abaturage miliyoni imwe muri miliyoni 12 zituye u Rwanda bagiye mu ihahiro bakagura igicuruzwa cy'amafaranga igihumbi, ariko ntibake fagitire ako kanya miliyoni 180 z'umusoro wa TVA nazo ziba zirigise. Murabyumva ko ari amafaranga menshi. Biramutse bigenze gutya mu gihe cy'umwaka wose, igihugu cyaba gihombye nibura miliyari zisaga 65. Aya ni amafaranga menshi yavamo umuhanda wa kaburimbo muremure, hakubakwamo ibyumba byinshi by'amashuri hirya no hino mu gihugu, havamo kandi n'ibitaro bitandukanye. Iyi misanzu nimba uguze ikintu ukaka fagitire, wenda tuvuge uguze ikintu cy'ibihumbi 100, uratangaho 18% ya VAT y'umusoro. Ayo mafaranga yo yakubye usanga ari amafaranga menshi. Nimba nguze icyo kintu cy'ibihumbi 100 sinshobore kwaka ya fagitire, bya bihumbi 18 bari ya 18% ntayakubeho, ayo mafaranga arayanyereza ayashyire mu mufuka. Abaranyibye ikintu nyiguze gihenze usanga nibye n'igihugu. Ni ukuvuga rero muri make aya mafaranga dutanga ku musoro akorera igihugu ibintu byinshi cyane. Hari kubaka imihanda, hari ukugiye habaye ibibazo runaka mu gihugu, bega agenda afasha igihugu mu bintu byinshi. Umusoro uko ni ngombwa, ufasha igihugu cyane. Buriya uburenganzira buriya butandukanye na faveri. Nimba nje nkagura ikintu, hari icyo nkuhaye nawe ari cyo ugomba kunyereka ko kumpa kongeza ute ko nkuguriye. Kuko utanatse niyo fagitire nshobora kugera hanze nkahura n'abakozi ba Rwanda Revenue bakambaza ati ibyo bintu bikuye. Rimwe na rimwe nshobora kubitwara, nahura nabura fagitire nanabigarura nkavuga ati mbiguriye hano, bakavuga ati ntabwo wabiguriye hano. Nta gihanga mba mfite kigaragaza ko nabiguriye muri ya shop. Nuko fagitire rero kuyaka harimo inyungu nyinshi cyane. Hari ukwirinda risike yo kuba wakaka ibintu waguze ukabura aho wabiguriye. Hari ukuba uteye igihugu mu buryo utanze umusoro mu buryo buciye mu by'uguze. Ibyo byose ni inyungu zo kuba wakaka fagitire. Ibyo rero nabakangurira ko bagomba kudatinya kwaka fagitire, ni uburenganzira ntabwo ari faveri. Burutinya kwaka ikintu kuko ari faveri. Nge nuko mbyumva numva ko batinyuka icyo uguze cyose ukacyakira fagitire, ukubaka igihugu cyakubyaye kandi mu buryo buciye mu byo watakazaga ukabijyana, n'ubundi ugasanga bigumye mu maboko y'abacuruzi utagize n'icyo ukora, utashyize umusanzu utanga ku iterambere ry'igihugu. Ngiye kugura ikintu mu bacuruzi nk'uko usanze aha ngaha turimo tugura ibintu, nanje kugura za triplex hano. Ikintu cya mbere mbanza kumenya ko bari bume fagitire bashyizemo na IBM, harimo n'umusoro wa leta, kugira ngo nyine nanjye ngire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Umusoro ufite akamaro kanini kuko ni ibintu bigaragara. No gushyika aha ngaha nje mu muhanda, ubundi imbere nta kaburimbo zari zirimo, ariko ubu nje kuri moto, ariko nje muri kaburimbo kuva ku Gisozi gushyika aha ngaha mpaje ndi muri kaburimbo, kandi imbere hose nta kaburimbo zabagamo. Amashuri ni ibintu bigaragara ko imisoro ifite akamaro mu gihugu cyacu aha ngaha. Rero jewe ndabyitwararika cyane kugira ngo niba nguze ikintu bampe niyo fagitire ifite IBM, kugira ngo nanjye ngire icyo nkora mu mafaranga yanjye masohoye. Buri kwezi ikigo cy'imisoro n'amahoro mu isesengura gikora kigaragaza imibare y'abantu bagenda bijandika mu bikorwa bibi byo guhimbaza fagitire bagamije kunyereza umusoro wa TVA, kandi abafashwe barahanwa. Ikindi nuko mu myaka yashize kujya mu iduka umuguzi akibuka kwaka fagitire byasaga naho ntacyo bisobanuye, ariko uyu munsi hari amazu menshi y'ubucuruzi ahubwo usanga agenda abura abakiriya, ukabagura banga kuhajya kuko batari bubahe fagitire. Twe muri Cyane gutanga inyemezabuguzi ni umuco duhorana kuva kera, uretse no kuvuga ngo ni ukubidukangurira nk'itegeko, ni umuco twe dufite
kuva twatangira kampani twagikoresha system zijya kuri server ya Rwanda Revenue ariyo dukoresha bita kowa. Ni umuco kuko tuba tubizi ko amakuru tugomba kuyasangira na Rwanda Revenue kandi abakiriya nabo tukabibakangurira. Ni ukuvuga Rwanda Revenue yaradusobanuriye tubwira akamaro kabyo, natwe tubisobanurira abakiriya. Ni ukuvuga mbere yo gusohoka aho yishyurira haba hari ibirango bya Rwanda Revenue nabyo bimukangurira ko kwaka inyemezabuguzi. Hashize igihe ikigo cy'imisoro n'amahoro cyubatse sisiteme y'ikoranabuhanga rikomeye rifasha kubungabunga neza umusoro wa TVA mu rwego rwo kwirinda abawutubya barimo n'abakora za magendu muri za fagitire. Ni ikoranabuhanga muri rusange ryatumye ingano y'uyu musoro winjira mu isanduku ya leta yiyongera ku gipimo cya 60% muri iyi myaka ishize. Ni ikoranabuhanga ryatumye n'abacuruzi basaba gusubizwa amafaranga batanze kuri TVA barangura byorohera ikigo cy'imisoro n'amahoro kubasubizayo batanze. Umusoro wa TVA ipfundo ryo kwiyongera kwawo aho riri ni hagati y'umucuruzi ndetse n'umuguzi ugura ariko akibuka kwaka fagitire ya IBM. Mu by'ukuri reka mpere kubishyura umusoro ku nyongeragaciro ari bo baguzi. Turabashimira cyambere, turabashimira urugendo tumaze mu imyaka dukoresha ikoranabuhanga rya IBM. Turashimira abitabiriye kwaka no guhabwa inyemezabuguzi za IBM nk'ikimenyetso yuko bishyuye umusoro ku nyongeragaciro kandi uzagera mu isanduku ya leta. Barabyumvise ndetse banabishishikariza n'abandi ku buryo hari abantu bamaze kubigira umuco, bityo rero mu by'ukuri turabibashimira. Ariko tukabwira ko urugendo rugihari kandi urugendo rwo kubaka koko ruratureba twese. Nk'abaguzi tugomba kumenya yuko kwaka inyemezabuguzi ya IBM ari uburenganzira bwacu kandi ari nabwo buryo ducishamo twubaka igihugu binyuze mu musanzu wacu dutanga. Dukomeze rero twaka inyemezabuguzi, nitutazihabwa duhamagare 3004 dutanga amakuru mu by'ukuri y'umuntu bigaragara yuko adashaka kuduha fagitire ya IBM. Ku bacuruzi rero nabo tubashimira cyane yuko ni urugendo rwiza rwose twagiranye. Ego harimo ibintu byinshi byakosorwa ariko hari n'ibindi byinshi byo kwishimira mu by'ukuri. Uyu munsi niba dufite abakoresha IBM bagera ku bihumbi hafi 30 cyangwa se binarengaho gato, twaratangiranye n'abantu bari munsi y'igihumbi. Birumvikana ko ni umwanya mwiza mu by'ukuri wo kwishimira twese hamwe. Tukavuga tuti itegeko rirasobanutse, ridusaba yuko buri muntu wese tumuha inyemezabuguzi nk'ikimenyetso yuko tumugurishije igicuruzwa cyangwa se serivisi. Twandika amafaranga umuguzi atwishyuye, twe kwandika amafaranga make atandukanye nayo mu by'ukuri umuguzi yaduhaye. Bityo rero tuzaba dutanze umusanzu mu kubaka igihugu ndetse no kwimakaza uwo muco mwiza wo gukorera mu ikoranabuhanga ndetse no mu muco nyine birumvikana. Iyo mutabikoze rero ndavuga abacuruzi ku ruhande rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro dufite mu by'ukuri icyo amategeko yateganyirije guhana abantu bose batubahirije iryo tegeko. Icyo dukora ni ugushyira ibyo bihano mu bikorwa, ariko ntituba twifuza kugera kuri urwo rwego. Mureke twubake igihugu cyacu tubinyujije mu byo dukora, ibyo dushinzwe, twimakaze umucyo mu byo dukora. Nanone twirinde mu by'ukuri kugaragara nk'abantu bashaka kunyereza, gufata ibyacu tugafata n'ibya leta. Ntabwo ari byo, burya tuba tugaragara nabi cyane. Bityo rero mu by'ukuri tuzubaka igihugu kitubereye twese ndetse tuzasigira n'abana bacu bakazakibamo bishimye babona umusaruro ababyeyi babasigiye ndetse nabo bakomereza aho ngaho. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Hari igitekerezo wifuza gutanga muri iki kiganiro, waduhamagara kuri nimero 0788 18 56 cyangwa se ugakoresha imbuga nkoranyambaga zacu z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.